dutinye amakosa niba ikintu cyasohotse abayoboke bakakimenya amatorero aturanye n'ibyo ngibyo akabimenya abaturanyi bakabimenya bikagera igihe bigera kuri polisi umunyamakuru icyaha cyerekeye tidutinye abatuvuga dutinye ibyo tuba twakoze. Yego twinjiye mu gisata n'ubundi cy'iyobokamana cyanyu nk'uko twari twabwiye abakunzi bacu. Uvuze ko wahereye ubushumba muri Maranatha. Yego Maranatha iza kugira ibibazo. Wayivuyemo cyangwa warakomeje muri Maranatha? Nayivuyemo. Wayivuyemo uje twinjira mu itorero dutanga itorero ryitwa Goshena ku Gacaca naryo turi mu munsi. Okay, jewe nkuzi muri Maranatha ya Rusizi. Ubwo ni mbere ya 2008. Wahereye muri Maranatha yahe? Ndavuga hano muri Rusizi. Muri Cyango niko bapitaga ni muri Rusizi. Hano Kigali ngo bagira ibibazo. Irusizi mwebwe mwaherereye mu kiye gice. Ko ari mu pastor umwe tutavuze si ngombwa wagiye Uganda abandi barasigara. Mwebwe Rusizi twari muri Rwanda rw'uwo Rwanda guri abandi muri Uganda. Ndacyo cyatwe dutangiza nyine nd'amatorero. Nisiro wa muri ho yari ni ukuvuga ngo abari mu ruhande rwiwe batangije n'amatorero natwe turi mu rero. Okay, kandi kandeke kuzita uruhande rwe rwari ku ruhande rw'ukuri kubera ko yatangiye afite ibibazo bitari ibyo gutandukana. Tubona tugaragaza ko batagomba kumukurikirana ahubwo tugomba kwicarana tukarangiza ikibazo. Ariko tuzusanga amakimbirane ari mu buyobozi yabo bakoranaga babushaka nabo naho havuye imvuru. Sishaka kubira rero ngo twari mu ruhande rwiwe ahubwo twumvise ko niko twumva kuko ukuri buri wese arakwiyitirira amakimbirane niko bigenda ariko twumvaga turi mukuri. Yego twaravuga tuti umugabo niba yaragize ibibazo niba bazo bijyanye n'amafaranga ndandabangaririmo n'amafaranga buriya ni ikibazo cy'amafaranga kandi atibye hoya no tudeni yari afite ashaka kuzamura imishinga yashitekerezaga bagenzi rero baramufatiranye twebwe tukamagara cyo gikorwa tuti kuki umuntu agira ibibazo mukamufatiranya mwaretse ibibazo nimananiwe kubikima ku giti cye ariko buriya cyane mu butabera mu manza mumurega kubera iyo mpamvu twe dutangira tuvuga ibyo. Rero atsinzwe mu nkiko natwe turajanira no bumvika nuko byagenze ntawe ushaka gukomeretsa ariko nuko byari bimeze kuba ukuri rero ariko twari tukurimo ni uruhande rwacu niko mbyumva ariko abandi nabo bumva bafite cyane niba ari ikiganiro bazavuga ukwabo ariko igihe cyo shima Imana nuko byarangiye burundu. Haba hariya dutuye turasabana ku buryo butangaje haba Gikondo turasabana. Intambara burya z'amadini iyo zirangiye muri cyo mwapfaga si n'iz'amadini gusa izi ntambara ubona ku isi ni bisanzwe no mu miryango niko bimeze kuko turi mwisi. Hanyuma se pastor yego mwebwe musa nkaho muja kuri ruhande guriya mugabo yego mwafunze andi matorero cyangwa iriya Maranatha yo ku ruhande rw'ibiracahari irahari na Rusizi irahari. Okay, yagumye kuba Maranatha cyangwa yiyongereho kandi yagumye kuba Maranatha. Itandukanira hese nimwe ya mbere yaba abandi mwatandukanye nabo nimwe kuko barakoranye barongeye kuvuga ngo twebwe tuza gusohoka twasizemo abantu abo bantu bakomeje na Maranatha ya mbere irikomezanya nabo rero yego tatahindutse niyayindi ikibazo cyari wa wundi gusa nicyo gusa ngo avemo ya Maranatha yamikomeza kwa nawe ntiyari yayivanyeho nose nta makimbirane yari muri Maranatha ntabwo yari yayivanyeho nta makimbirane yabaye ahubwo amaze kugenda nitwe twatangiye n'indi matorero Gosheni na Silowamu zatangiye ndetse ngira ngo na gospel witwa muri Ngendo ayo matorero n'aya abantu basohose muri Maranatha ariko dusiga abandi abo twasize bakomeje na Kigali nyine Kasiyeje. Okay, sawa byumvikane ko wese ufonda urusengero gutangiza Gosheni. Yego. None se urabyemera ko Gosheni yabyawe na Maranatha? Bo sinzi ko yabyawe na Maranatha kubera ko batadushije inshingano badutumye kubyarwa rero Maranatha byagorana ariko gusa twabagamo kuvuga ko yatubyaye
itaraducukije itaduherekeje ngo iduhe inshingano byagora kubivuga ariko rwose niwo twavuye iyo uvuga uti mwamenetse muri Maranatha saba icyo kintu mwavuye mu Maranatha yego niwo twavuye asampusa niyo twanasengeye yes hanyuma rero Gosheni wayitangije mu muhe mwaka muri 2010 ariko tuza kubona ubuzima gatozi muri 2015 2015 nikaho mwaka mvuga twatangiye yego andi mashami mufite uretse hariya kuri Edikoti Rusizi ndahazi ni he twari twaratangiye amashami za Gishoma tubitanga hariya ugeze hitwa ni Murehe muri aho habe muri 2018 haje itegeko ryo gusengera hagezweho harafungwa nta yandi mashami ishami twari dufite niriya yahaya ntabwo muragura ngo mwambuke mu bindi bihugu ntabwo turagura twari twimo twiyubaka ngo siege tuyubake ubu nibwo twari tumaze kubaka urusengero rwiza ariko narwo rutujuje ibisabwa rurafungwa babaye barukinze ariko ni rwiza ni moderne ni ukuvuga ngo rwa rusengero mwubatse rwarafunzwe kimwe n'izindi nyinshi hari ibyo tutari twuzuza reka tubyizere ko bazabafungurira Imana ni ibyijamo izabikora kandi niyo kwizera urakoze cyane pasiteri kuduciramo mu ncamake urugendo rwanyu rwa gikristo ariko tujya kurusoza wanyweyeho inzoga mutarakizwa yewe yego mbere icyo gihe cyose nari burugumesitiri icyo gihe wari burugumesitiri wari utarakizwa hanyuma byaje kugenda gute ngo ukizwe n'iki cyagukoze ku mutima wagiye gusenga wararose uraganirizwa n'iki cyatumye uva ku nzoga ukumva ko ugomba kuba umukristo ugakizwa ni igihe cyari kigeze mfata umwanzuro nitekerejeho rwose ngahe se ngo utubwira mu minota itatu kundi nitekerejeho n'ubundi naje kunywa inzoga ariko naravuye muri Kongo n'umukristo ntabwo naje n'umupagani ikintu twanywaga gusa mugatanga n'ahandi henshi uwo mumera kandi uzi kusindi mwari mwegereye abaturika ntabwo niho twanyweraga mwajaga mu baturika nawe bawushigisha rero ngeze mu nshingano byari bigoye ku muntu utarakomera mu gakiza kubera ko serivisi twakoranaga nazo uburyo twakoraga akazi byasabaga ko dusabana n'abantu kandi mateka yo gusabana kw'icyo gihe kambyite gutyo wenda ubu ngubu turi mu gisirimu ariko ntiwasabanaga n'umuntu utari gusangira kuko akenshi narigunze ntabwo nahise n'inzoga uwo munsi nabaje gufata umwanzuro wo kutazinywa ariko uko iminsi yagiye icamo niko nagiye nigunga mbona umurimo ntakiwushoboye kandi niko n'abangendere bafite imbaraga kuri njye kandi nanjye ndafite imbaraga zo kwirwanaho niko nari meze nyine nari umunyedini kimwe n'abandi bose za kwisanga nzinzi imyaka ine yose ngarutse rero nsure mu buzima busanzwe ngo mbiza gusenga kuko n'icyo gihe nubwo nazinywaga naratahaga ngasenga ngatanga n'igice cy'icumi nuko niko byari bimeze kuko n'abandi benshi babigeze uyu munsi umunsi umwe rero twanywaga inzoga ariko tukanasenga umunsi umwe turi kumwe na mugenzi wanjye twanasangiraga tugeza aho dutangira kwihisha dutekereza ko twabaye abaporo mugenzi wawe ukomoka muri Kongo cyangwa hano mu Rwanda akomoka muri Kongo turanaturanye n'uyu munsi turabana no mu rusengero ni umuvandimwe wanjye hasi ngomba kumuvuga twavangaga amarikeri tukayavanga na fanta abantu baza tukabisha tukagaruka mu rusengero umunsi umwe twicaye twaganira tuti tuzaba mu rusengero tube no mu kabare none tugeze naho dukoresha uburyarya bwo guhisha n'icyo dukora ese tuve mu rusengero tunywe bigaragara cyangwa tuve mu kabare tuje mu rusengero bigaragara twicaranye mu kabare icyo gitekerezo kiva ku amacupa twicaye gutyo turabwirana ngo iyi nzoga ibaye yanyu uko nkubwiye niko byagenze twanyoye iyo nzoga tuva aho turahiye ko tutazongera uza wibuka amatariki nyirizina sinyibuka ariko hari mu kwezi kwa kane hari mu kwezi kwa kane twari tuvuye mu cyunamo umwaka w'ibihumbi 2001
ubundi ndabyibuka rwose wenda itariki ariko kwezi ndakwibuka niyo gahunda twafashe turasezerana kandi yaba we yaba njyewe ntawugiye kuzima ubu turi abakozi b'Imana twembi ariko mbigendera ku kintu nabonye n'ubundi twari dufite prefe yaje no ku musenateri imyaka 10 yose yo mu Gitabi umunsi umwe aradutumiza burugumestre yayoboraga prefecture acamanza inzego zose zikorera muri prefecture adukorera umunsi mukuru aratubwira mu abagabo Itabi ritera isoni no ubundi mubona ko nsohoka mu nama kaza kunywa itabi kabasigamo ati sigarete mfashitije arayifata arasoma arayijugunya aravuga ngo bayibwanye n'uyu munsi tarongera kunywa itabi hakika natwe twicaye rero mbwira mugenzi wanjye ati muri ibintu byo gusengera ari byiza ariko turacavanga tugire naho twafata imyanzuro nyuma rero uko byagenze nyuma y'amezi 3 tangira gukora umurimo w'Imana neza haza umupasiteri witwa Byicazo Mathias wo muri Maranataraha Gikondo niwe wangendereye ati mbona utangira gukora umurimo w'Imana neza ati wa mudiyakoni ndetse umudiyakoni ni kakora ambwira inshingano nubwo nazemeye nabaye umudiyakoni imyaka 2 bitasengera wari uzi n'umudiyakoni hoyo nta sinzi icyo akora twabitaga abashemasi ariko sinigeze ko ukora uwo murimo ngo umbe nawe umenye yawusobanuye atyo nawe yaraje muri stage bamutumye Rusizi cyangwa Cyangugu ashaka abo bakorana andebye uko nari meze nari nkunze umurimo abona twakorana naho niwe mvanaho umuhamagaro naho wasohoreye siwe nyirawo ariko yarafashije kusohora kuko nawe watanze raporo kugomba gusengera hanyuma se twaste yego ko numva ubuzima wabayemo utari wemera n'inzego wakoreraga wari ufite ibitekerezo by'abanyapolitiki wari ufite siyasa simenye siyasa uko ushatse kwivuga ni ukuvuga ngo ndavuga ko ugira ibitekerezo by'abanyapolitiki umuntu wibanga ukaba umuntu utavuga ikintu kikurimo ukaba umuntu utari ouvert none se nabaye urumese imyaka 4 ta demande d'explication nabonye navanywe nuko reforme yabaye ico ndatekereza ko n'abanyapolitiki mwiza cyakabiri kumenya politiki mwiza no gukora n'inzego ugakorera abo ushinzwe gukorera nakoreye abaturage ku byo butangaje yewe reka nkubwire ko na nyuma nashatse kongera kuba meya none warusize nyuma y'imyaka 3 tsinzwe n'amatora ibyabaye byo n'ibindi bintu ntabwo byakunze ariko abaturage nije bashakaga amateka yo arazwi abatuye mu karere ayo sinya fata umwanya ariko ndagomba kubamenya hari bisaga n'ibyarangiye byakunda umunota wanyu ndabizi ko murakoze cyane kudusobanurira neza ndabizi ko buriya abantu bakoze mu nzego za leta buriya mwari abanyapolitiki cyane asampuzo muba mumeze nk'abasirikare kandi abasirikare buriya igisirikare gipfa kubavamo ujira mu nzego izi z'uyobokamana nyine yo kuba umushumba n'iki hari ikintu kigeze kigutondaho kubera ko umunyapolitike kugira ngo abohokere umuturage kimwe n'umupasiteri biratandukanye umunyapolitike ashobora kwereka umuturage ko bari kumwe n'iki ariko afite ibindi amurusha ariko umupasiteri biratandukanye ufungurira umukristo umutima wawe wose byaragutonda ntabwo byantonze kuko nubwo mvuga ko nakoraga umurimo wa politike nabwiraga hagaragara ntabwo nahishaga niko niyo miterere yanjye noneho ngiye mwiyobokamana byo ndacora isaba umwuka w'Imana tubamo usaba ko tubohoka ntabwo byangoye n'igihe nari umupagani ingero natangaga zose zariyobokamana bari babizi abaturage nayoboye n'ubundi barabimbwira ati nubwo wanywaga inzoga ariko wari umupasiteri kuko nibyo bavugaga n'ubundi baratubwizaga mu ruhame iyo nafataga imbwirwaruhame nastangaga ingero n'ubundi z'Imana n'imirimo yayo myiza iri muri Bibiliya ntabwo byantunze rwose kuko ubuzima bwanjye ndi ouvert ntacyo numva nahisha kese nyine kirya cyateza ibibazo ariko kidateza ibibazo ndakivuga hanyuma pastor abantu ko bakuzi cyane nk'umugabo w'amahame ayo mahame uzuye akura ni mu maraso ni muri gene zanyu muri sekuruza cyane cyangwa ni wowe character zawe
uko nza mbibona ugira imyanzuro ikomeye burya hari ibintu mukunze kwiyama cyane cyane nk'imyambarire ku rubyiruko nko mu makwe yego hari imyambarire imwe muza mwiyama wewe kugira ngo byagiye bikubaho sinzi wenda sinabibonye ariko nzamzumva niba barakubeshye urabinyomoza yego hari aho wagiye ugiye gusezeranya abantu wasanga wenda hari ibintu bigezeho byo kwambara imyenda isa n'isatuye n'iki bambaye nabi ukisohokera ukagenda ibyo n'abategetsi ntimwabyujuje cyangwa se ino korutege y'abakobwa abambariye ndashaka bare na marene n'umugeni n'abageni bombi n'umukobwa abandi korutege abakobwa nimusohoke mugende sinsezeranye mubane byigeze bibaho wahuye nabyo si rimwe si kabiri ayo makuru nayikora biterwa n'iki biterwa no nigeze gutekereza muri 2003 kuzandika igitabo cyitwa ngo Le Monde tend vers la nudité bisobanura ngo isi iragana kwambara ubusa noneho icyo nari maze kukigenzura mu bantu icyo gihe yari kigana noneho yarabwambaye icyo gihe urumva ni 2003 turi muri 2026 imyaka ubiciyeho inganite ni imyaka 23 yarabwambaye nyine none uko icyo gihe donc Le Monde tendait icyo gihe ariko uyu munsi yarigeze byariho uko mbona 2003 amavideo yabo baza bambara ibintu bikurunga hasi namwe ubwanye amavideo ya n'icyo gihe mwambaraga ibikoze twe twarabyambaraga ariko hari abantu bari batangiye kwambara ubusa uretse twebwe twari tugifite twebwe imico yaho twavuye tutaraje ku karubanda ariko ahandi bari babitangiye none kugenzura bisaba ko ikintu kiba cyabaye cyose ubona gusa intangiriro ukahita ukibona ko kizaba iyo niyo observation niko bugenzuzi ntiwagenzura icyabaye icyo ni soso kugenzura no rucyabana kugenzura nuko ibitari cya nari nabibonye warubaje rero ngo aho ntaho nasohotse ahubwo nasohoye abantu ubundi sinashingira umuntu utambaye neza turabyumvikana ariko nanone nkagira imbogamizi y'abandi babashingira imyumvire yanjye ntabwo ihuye n'iy'abantu cyane y'abandi muri rusange naje hari igikondo yo gushingira ubukwe bw'umuntu wakoraga busiza arabinsaba yakoraga cyangwa ndetse mubwira uko mbitekereza umuntu agenda abibwira na fiancé kandi fiancé ni muzara wanjye arabimubwira bukwe buba wa mukobwa ambwira ko marene yanze kuzambara neza ndabwira tuzamureke n'ubu ntazagushingira ntazagusaba umwihore uzamujyana muri reception no mu rusengero mureke ntiyahita abyumva ko byoroshye umunsi w'ubukwe bazana na marene yari yambaye gorge n'aba fille d'honneur kandi burya fille d'honneur mu Gifaransa ni umukobwa w'icyubahiro ariko baza ari ba fille des honneurs ni ukuvuga ngo baza biyambuye kandi dutegereza ko bagiye kwambara bakaza bambuye ko twatinze ngo dutegereje abantu bagiye kwambara muje mwambuye kuko ntacyo mwatubwiye nyine ngo cyo dutegereza noneho rero bitamwira protocole fata uyu marene n'aba fille d'honneur bose banyuziriye bicari hambutse ubukwe n'umugeni kandi ikintu cyabaye uyu munsi yari yambaye neza pe abasaza bari aho bari kimwe ba pasiteri Rujogoti bande batese imyenda iracyabaho kuko bari bamaze igihe batayibona batangira gushima pasiteri use w'umwana Muyomba batasikurira biba nk'ababukwe bikana yigarira nyine azikurira nyine nanjye ndabyemera ariko nanjye nabigize mu ruhare ubu bukwe rero bugenda neza ayandi yakurikiyeyo ni rucabana iyo mbonye ba fille d'honneur bambaye nabi basigara mu modoka kugeza n'ubu ni saa turimo tuvugana nabi wacu nabo dusengana sumwe si babiri basigaye mu modoka si mu myaka ya kera mu myaka 3 ishize iri imbere cyangwa ibi n'uyu munsi niko bimeze sinayita amahame njyewe ese kwambara neza birasaba ko bibihame cyangwa ni imico ya gikristo igomba kuranga abantu hari ababyita ngo ni amahame ndetse abandi bakabyita itsinde mu kinyamurenge ritandukanye nuko wabitoye nayo ihame ni principe nta muntu rero wanze imbere ngiye kumusezeranya utambaye neza niba ari ihame ndafite warubaje rero warubaje ngo se biva mu muryango wacu oya
umuryango ntabwo nabonye ba data ari abapasitori ngo bashingire, icyo gituma ntahuza n'ibyo, ariko ni imitekerereze yanjye y'ubuyobozi niko mbyumva. wenda niba batarashingiye bishingiye ku gushingirwa gusa, hari indi mico wenda itaragaragaraga ari myiza, bakaba abagabo badaca ku ruhande. Ariko iwacu niko duteye, kwa Rusakara tuvuka niko duteye, kandi sinzi ko duteye neza, ariko kuruta abandi biranashoboka ko tudasa nabo, ndetse ariko hari ibintu twisangije nsica ku ruhande rw'ikintu iyo tutabishaka kiba kiri kukigaragara. N'abarumuna banjye n'abakuru banjye, ndavuga muri famiye kwa Rusakara, nuko dusa n'abateye. Turasa n'abari gusoza ibintu bijyanye n'iyobokamana. Yego. Itugira icyo ubwira urubyiruko rw'ubu ngubu nyine rwambara gutya n'utundi tuntu. Si urubyiruko, iyo bari barubyiruko wenda barubigishwa n'ababyeyi babo n'abanyina bambara nabi. Ndibuka ariho ngo umwana wambaraga nabi ku ishuri, abarimu batuma kuri nyina kugira ngo bamwihanize. Nyina yambaye nabi kuruta umwana, babuze icyo bavuga. Baramubwiye ngo genda ubwire umwana ngo ntakajya arangara mu ishuri, iby'imyambarire barabisiga kuko babonye aho byaturutse. Rero wari ugiye kuvuga ngo turahera hehe? Niba wambaye nabi kuruta umwana se yabikura hehe? Tumubwire ko ari ukurangara. Icyo ndashaka kuvuga rero, urubyiruko si urubyiruko gusa, n'abantu banone dufite bose, n'ababyeyi dufite, niko turi kubona se ko umuntu yambara n'iribaya kuryiyambura bikamugora. Urabibona ko agiye guturika wese ahagaze, kurya si imyambarire myiza. Tubona se umunsi w'ubukwe ababyeyi ko biyambika ubusa, igice cy'amabere kikaboneka, n'ibisanzwe kandi biteye isoni. Umunsi w'ubukwe Bibiliya itubwira ko tuzambara, none se niwo munsi wo kwambara? Ndabwira abantu bose batambara neza. Uzi ko hari abaduserva bafite imyenda miremire ariko igapasurwa kuva hasi ukageza, yafata plateau akayaga kahuha agasigara gutyo. Uzi ko basigaye bafata amapose ntibite kuko bambaye nabi, ahubwo icyo bashaka. Kambwire abantu bose banyumva abakristo, ubukristo c'est une culture, ni umuco, kandi umuco ni umuco ugomba gutanga umucyo. Sinzi n'iryo jambo ndivuze, ni umuco ugomba gutanga umucyo. Tugomba kuba icyitegererezo. Noneho barya badakijwe bakifuza kwambara nkatwe, kuko nimba dusa tukambara nkabo ntashobora kwifuza, kuko ikiri mu mutima ntibakibona. Baca umugani ngo kari ku mutima gasesekara ku munwa. Noneho ko umuntu ateye abigaragaza ku mubiri. Ndabasaba rwose tibasirimbe gusa, tibafunguriza cyane z'indirimbo n'ivugabutumwa, ibyo ni byiza. Nibase nk'ubukristo, kuko ubukristo ni umuco, kandi umuco ugomba gutanga umucyo. Yego. Murakoze cyane pasiteri, ndabizi ko bari bwumve, kandi buriya ijambo ntibarizi gusa, buriya rifite abantu benshi biri buhindure kandi n'imifasha. Isubiye ndimba gatoya ko ubwo bukwe nari nkubwiye bwabaye, ubu turi inshuti cyane n'uwo mukobwa nashyingiye, kuko yaje kumbwira nyuma arambwira ati pastor, nabanje kubabara cyane nibaza icyo nkoreye, ariko naje kwisobanura ati igikomeye gihari nuko marene uri mushingira yahise avuga ngo arakubabariye, aragukunze, ngo ahubwo agiye gufata umwanzuro wo kwambara, kuko nawe yabaye mu iteraniro. Icyiza gishobora kubura cyangwa kigatangwa bisa nk'ibishaririye, ariko tumaze gutanga itanga umusaruro, buri wese akacishimira. Yego. Rwose ndamushimiye, inshuti yanjye ikomeye cyane uyu munsi. Yego. Iyo afite urubanza niwe urutwerera bwa mbere. Yego. Hanyuma pasiteri, reka tuje mu kindi cyiciro gisa naho ari cyane nadusoza. Yadusoza nta kibazo. Yagiye rwose. Izindi gahunda. Hanyuma ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ndetse na bene wacu b'abanyamazizi ndetse n'inshuti z'abanyamurenge ndetse na sosiyete ngari y'abanyarwanda, dufite ibibazo byinshi biri mu rubyiruko, ndetse si mu rubyiruko gusa, bisa n'ibyo ngibyo bijyanye n'imyambarire by'imico mibi, aho urimo gusanga ikintu gisigaye cyarateye cy'amafoto
y'ubwambure bw'abantu, amavideo y'ubwambure bw'abantu noneho birasa n'ibyahereye mu rubyiruko biragenda bikura ubu ngubu noneho ko biragenda bisatira ndetse no mu bashumba ntidutinya kubivuga. Iki kintu cyateye ntukivuga wiki? ntakubeshye kimenye vuba. Ayo makuru ntabwo nari nyazi cyane, yamenye vuba ko no mu bashumba n'abantu bakuru bibaho. Nanjye nakwibaza ngaho, ariko ikintu cyose kije gikoje isoni ni imirimo ya Satani, kandi sinzi nimba babikora bagamije ngo abantu babone, ntabwo mbizi nimba bacikwa, ariko nimba banacikwa nuko baba babikoze, kuko nta muntu wamburwa ubusa umuntu arabanza akabwiyambura. N'ubundi busambanyi ni icyiciro cy'ubusambanyi kijyanye n'igihe cy'ibyifuzo n'irari kigisha imperuka. Icyo navuga ni ukucyamagana kuko twamagana ibindi byaha, kuko usibye ko ari n'icyaha none n'icyaha cy'urukozasoni gikoze isoni ure abamukomokaho n'abakomokaho, bikabifunwe n'abari bamuzi bose n'abaturanyi b'inzu n'abiganye na umuntu umuzi mu rwego rumwe cyangwa urundi abamukoje isoni. Ngasaba ngo abantu dusenge kuzamagana byo n'icyo cyose, kuko hari imbaraga zidasaba kwamagana, saba amasengesho, abantu bagatuzanya imico bakayigishanya. Nicyo nasaba. Hanyuma pastor, urabona icyo cyaha cyangwa se tukigize icyaha gikomeye kirimo uburyo bubiri. Hariho noneho n'itangazamakuru ry'urubyiruko ibyamamaza, yego, akabona ya video y'urukozasoni byanga byakunda nyirayo yacitse umugongo naho bamukomokaho bakomeretse. Hari ukuntu usanga nyine video yasohotse byabaye, kandi yaciye umugongo ari umuryango, ari uwayikoze wenda n'ababibonye bose n'ababibonye. Ariko none hari ikindi cyiciro cyacu cy'uruhare rwacu nanjye ntikuyemo itangazamakuru risigaye ririho umugongo. Ugasanga abantu bakoresha itangazamakuru si abana batoya, ni abantu bakuru nabo bafite ubwenge, azi icyo kintu agiye gufata uja ko kwamamaza kuri social media y'ubu. Bari abanyamakuru bo cyangwa se urubyiruko ruko rw'ingibyo bababwira. Erega hanze tugana ntabwo ari heza. Icyo ushaka kubwira ni iki? Iri tangazamakuru si itangazamakuru ry'umwuga, ubanza ukimenya ni ugutangaza nyine. Hari ugutangaza amakuru ugamije kumenyesha abantu biriho, hakaba no gutangaza ushaka amajwi, ni views babashaka. Cyambere ukimenya sinakiriya gusa, ahantu hose uzarebe mu itangazamakuru ntibakunda ikintu gitunganye. Kamera bayitunga ku muntu usinziriye mu ruhame kuruta uri maso, kugira ngo abantu bamenye ko kagace ko gusinzira. Icyo uratumva neza, ahantu umuntu yacitswe bagacamo yatesha. Nkunda no kuvuga ndetse ngo bazana amakuru atagira umutwe ntagira n'amaguru, kuko bakazana akantu gato kari gafite aho gatangirira akavugika cyangwa gasorezwa, bakagacamo bagashira abantu muri confusion kugira ngo ka kantu gakurikirana. Nkunda no kwireberaho, hari niyo ntanze kibwiriza, hari akantu bacamo gato bakagira titere, kandi ari akantu kangana n'urwara wafungura ukabibura. Uzare abanyamakuru nabo barimo, umutwe w'inkuru si inkuru, ni umutwe wo gushomboruza abantu ngo babazane, ariko amakuru nyirizi ntabarimo. None bagira ibyago reka ndeke kubyita Imana, iyo bagize ngo ni Imana. Kandi reka nkubwire mwene data, habe nubwo twanga ibibi dukunda kubireba, yabona ya makuru y'urukozasoni rw'umuntu w'umugabo, kurya tubyita ngo ni ishyano, niko yikururira amajwi. Rya shyano ryacitse umurizo niriyo rimuzanira amajwi, kugira ngo abantu barihunge, ahubwo nibyo bazana. Kuko abanyamakuru b'abanyamwuga bavuga ibintu z'ukuri bakundwa n'abanyakuri, kandi abanyakuri baba bake ngo bagwize amajwi yabo. Nuko yaga rubanda rero bakunda biracitse. Ngashaka rero ntabo nyine, kandi aricyo ndi kukubwira nyine, ubu wewe wabura abantu bagukurikira bene ntushobora kubabona, kuko iki singiye bakubwiye ko nkunda ikiganiro cyawe. Okay,
sinakubwiriza amajwi rero ni mutoya cyane abameze nkanjye bakunda wowe ni bake kubwira isi ya none yameze amenyo yambaye ubusa mu mutima ngo icyahe ikundi biragoye ariko nanone sindi pessimiste vuga ngo ntibyakunda kwigisha no guhozaho rwose uretse n'izo views ushatse kubona uranazibona ariko izo wamamaje nawe uri mu isi ejo izagira ingaruka ku bana bawe n'abagukomokaho urabyishimira ku bandi ariko umenye ko uzabisanga muramu wawe murumuna wawe mushiki wawe kuko ngo uri kwise mukaso wirenze nico nashaka rwose nibabireke nimba bibashobokeye badutoza amakuru kuri kandi n'abanyakuri nabo barahari nico nashaka Pastor akandi kantu kamwe bite ninjira muri conclusion yego urabona ko twari dukomoje ku makimbirane yigeze kuba muri Maranatha yego ngewe buriya nyakora inkuru izindi zacu zanye n'amakuru yacu ya politiki ahari ibibazo biri mu karere yego ndabikurikirana cyane ariko hari igihe biza biba ngombwa ko ninjira mu nsengero amakimbirane yabaye mu nsengero kugira ngo ngaragaze ukuri kuri ariko ntagamije kugira ngo sezo umupasiteri yego kandi nkabivuga mu izina kuko Gosheni ni urugero ya Rusizi nigirana amakimbirane kavuga ngo umushumba wa Rusizi n'umwungirije n'ubundi nzaba mvuze izina ryawe nta wundi mushumba wa Gosheni muri Rusizi birumvikana ni jewe biba ngombwa ko mvuga izina icyo ngewe mbangamije gukiza kuvura ibikomere by'aba bakristo bari abayinosa muri ya makimbirane yabaye hagati y'abashumba babiri ese tuba twakoze ikosa tujya tubyitwaramo gute ko hari abashumba bagiye batwikomamo muri izo nkuru bakaturega mu miryango yacu ko mwabahohoteye cyangwa mwabinjiriye mu masahani kandi igikorwa cy'abana noneho cyanasohotse bagikuye noneho no mu ntuza mu cyumba cy'ibanga cy'itorero bagisohoye hanze muri rubanda iyo usohoye ikintu hanze muri rubanda ugihaye itangazamakuru kikageraho kigera kuri polisi abanyamakuru natwe tugasama tukavuga ese tuba twakoze ikosa tubanza twaruka inyuma gato bikurikirana n'urwego mwakivuzemo ariko akantu kareze ngo akanwa kaba kareze n'ipinga niko baca umugani ngira ngo twebwe tugomba twebwe abashumba twikome abanyamakuru tidutinye itangazamakuru dutinye amakosa kuko ikintu abashumba mbere dutinye amakosa niba ikintu cyasohotse abayoboke bakakimenya amatorero aturanye n'ibyo ngibyo akabimenya abaturanyi bakabimenya bikagera igihe bigera kuri polisi umunyamakuru icyaha cye nikihe ntacyo ararenga ariko nanone singiye kuvuga ko namwe mugomba kuvuga musesereza gusa nk'abandarika n'ubundi babikoze amakuru yanyu agomba gushingira kubaka gusana imitima yakomeretse kuruta kwandagaza abakoze ibyaha nako nari ngiye kuvuga ku ruhande rwacu ntidutinye abatuvuga dutinye ibyo tuba twakoze ariko ku ruhande rw'itangazamakuru namwe ndimuse nk'aho mubonemo uburyo bwo kwandarika no kwandagaza reka tuvuge gutyo kwandagaza ahubwo icyo muvuga cyose ko biri tubwira tubikore nk'abagomba kubaka yego nicyo nashaka kuvuga ese pastor yego umunota umwe ko wakoze mu nzego za leta yego ukabuza umuntu uri responsable ufite urwego ayoboye uburyo agomba gukorana n'itangazamakuru kuki ndakunda kubona kuki amatorero muhamagaza itangazamakuru iyo mufite imishinga izana amafaranga ariko igihe ibibazo byabaye utazamuhamagara itangazamakuru ngo muri ikiganiro nko mu nzego za leta uko biza bigenda ariko se uransetsa cyane niba duhamagara itangazamakuru mu mishinga ni ugushaka kuvugwa neza none se niba batwanye yazana mu ntambara duhamagara abantu ngo tuze bayogeze duhamagara abantu ku nyungu ariko ahantu twafeyinize twabahamagara wakwihamagarira umuntu uza gutanga amafuti yawe bivuze ko hari ahantu hamwe abashumba mufite
imbaraga nk'iya mugomba gukosora kugira ngo muzamutinyuka guhamagara itangazamakuru. ese sinabashumba gusa ni umuntu wese ushaka ko ibyo bivugwa, ntawe ushaka ko ibi bivugwa n'abandi ariko batabivuze, ariko iciza aracitangariza aje kugasongera kizo kakivuga ako niko kuri. Kuva mu mwaka wa 2017 intambara yaratangiye mu misozi miremire ndetse no mu gice cya Masisi, iza gufata urundi rwego, iza guhindura isura. Yatangiye ari intambara ya Mayimayi isenyera abanyamurenge, za Red Tabara n'ibindi, n'interahamwe ziza kuzamo, leta ya Kongo ikagenda igambana yihishe, iza kwerura M23 ifata uruhande cyangwa se inshingano zo kurwanira abaturage barenga n'imyaka myinshi cyane. Irwaneho nayo nuko yirwana birayiruha, ihinduka umutwe wa politike ndetse ufite n'igisirikare cyawo. Abanyamurenge bamaze imyaka bari mu karengane ndetse na bene wacu bo muri Nord. Iki kibazo cyacu cy'iyi ntambara yo muri Kongo urakivuga biki? Intambara y'akarengane kandi maze imyaka uravuga 2017 ubwo nibwo zafashe isura yo kumenesha abantu muri rusange, ariko ivangura n'irya kera ko bapfuye na mbere y'ubwo nubwo twageze tukabimenyera bigasa n'ubuzima busanzwe burya takitamenyero. Ariko yewe ubwanje kuganiriza uyu munsi muri 1994 nafungiwe bari mu Kamanyi takindi nzira gusa ko nari mu bushakashatsi nandika igitabo ngo ndi umuntu w'Akagame nduye Bukavu ngiye Uvira, twaraye muri prison civil duhura n'abandi baturutse Uvira baje mu Rwanda. Ikitangaje gikomeye abazaga babitaga ko kwa Kagame ko babyitaga mu Rwanda, abavuyeyo bakavuga ko ari abayinfiltre bavuyeyo, twese twari dufite ibyaha. Rero kiriya kibazo wari ufite n'icyakarengane ka kera giterwa n'iki kuriya kuturenganya imiyoborere gusa kuvangura abaturage se ari ikindi wabyita. None se pastor imiyoborere mibi kuva noneho kuri mu butu abaperezida bose bagera muri 5 bose bagira imiyoborere mibi. Burya habaho imungu biri ari produit ikomoka n'ubundi kuri independence. Bundi abantu basa bacu mugani ngo rero baratuvukira niyo bitekerezo ubona bafite ni yakera kugira ngo uhinduke no kwabone ku mutegetsi uri ku rwego rwo guhindura ibintu nkuko bimeze mu Rwanda. Nose ninde wagira mu Rwanda akamenye ko mbere y'imyaka 30 abantu baravanguranaga hari ubwishe ntiwabimenya. Intego nuko abaje ku butegetsi bari bafite intego yo guhindura ibyo. Naho hariya muri Kongo nta wagiye ku butegetsi afite iyo ntego, oya nicyo gituma byabananiye. Baba bafite intego yo kumaraho yo guhindura sosiyete yo ntibishoboka, sinakiriya gusa nuko ari kiya aricyo kibabaje, ariko no muri inzego zose nta cyahindutse. Ruswa iri monogoza, kwiba no kudeturuna, iyo ni imico bafashe. Kuko batahinduririye niko batahindura no kurenganura abantu, kuko umutegetsi ufite uhamye ahindura byinshi. Ntiwarwanya ruswa ngo urwanye ubusambo ureke kurwanya akarengane, ariko mu gihe ibyo bigihari n'akarengane karakomeza. Nta perezida waje afite izo nshingano, nta chef charismatique mu Faransa niko babita. Chef charismatique ni umuntu udasanzwe kandi asa n'abasanzwe, ni ukudakora ibidasanzwe kandi usanzwe. Nta ntego nicyo nashaka kuvuga. None se pastor mu gihe cyanyu cyabaye amacakubiri tukiri naho utarabaza nico, reka nkubwire ko iyo ubutegetsi bwananiwe n'inshingano uryanisha abantu. Muri kwa kuryana ntacu mubaza, hari cyo Faransa bita ngo compte à rendre. None se reba muri est ko bapfurero abembe abanyino simvuze ko ari bose, ariko ababi bo muri bo ntibagikeneye umuhanda. Iyo bavuze gusonga abanyarwanda barirukanwe bapfuye abafatiye ambargo basa nkaho bagize mu iterambere. Wa mutegetsi rero udafite icyo ashoboye akabasinziriza mu mwijyana. No mu Rwanda ariko byari bimeze, yego kugira ngo ubutegetsi bwari buhari gukora bwahuza bwateranyaga abatutsi n'abahutu. Noneho abantu bakaba makimbirana adashira, mugahora musenga ngo niki cyatuma turamuka neza uyu munsi. Mugiye musenze gutyo ntimwasaba umuhanda n'ikigushishura bamusinziriye muri bya bindi.
ikibazo cya kabiri uryo none kose se pasi Yego. mu gihe cyabayeho no ku butegetsi bwa Zaire na nyuma yaho gatoya muri Kongo habaga amakimbirane nyine ari sosiyale y'amoko Yego. ariko ikintu gisa n'ingengabitekerezo nk'iyi yahembereye jenoside mu Rwanda yari itarabaho iriya ngengabitekerezo yazanye nta kintu kidakura ariya makimbirane niyo yavyaye ingengabitekerezo rego burya ingengabitekerezo ubundi ahubwo ingengabitekerezo niyo yavyaye ariya makimbirane niko ubundi habaza ingengabitekerezo yari ihari ntuzi wowe wenda utaranavuka cyangwa wari muto nta gihe wumvishe baciye impapuro za vote cyagisa si amakimbirane burya ntihajya byakomeje bigera rero kuri uru rwego dutekereza ngo hariho demokarasi pluraliste sinzi ko yumvishe ni demokarasi ishingiye ku matora cyangwa se ku mashyaka menshi iyo isanze rero abantu bicariye kuri izo z'amoko n'ingengabitekerezo bihinduka ubwicanyi rusange buriya wabonye ariko ingengabitekerezo yari ihari rwose twaravangurwa leta y'u Burundi ifashe ingabo zabo yitwaje ko igiye kugarura amahoro muri Kongo ariko mu by'ukuri isa n'ifite ikindi kijanye cyangwa se wenda ushobora kuvuga ko ari cyo cyo kugarura amahoro cyari kijanye niki wavuga ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo cyangwa kuri leta y'u Burundi bose nibanda ku Burundi nk'igihugu ariko nabo ibyo bavuga ubwabo babisobanurira bavuga ko bagiye muri coopération bilaterale bagiye muri coopération bilaterale ni ukuvuga ngo bumvikane hagati y'ibihugu byombi imikorane hagati y'ibyo bihugu byombi ariko umurimo bakora ugaragaza ko atari yo mpamvu hari aho bashobora kuba bararwanye na M23 muri Nord bagiye barwana bavuga ko bafashe ingabo za leta ya Congo ariko nyine babigiyemo n'ubundi bari muri EAC yari ishinzwe guhuza impande zombi guhagarara hagati ahubwo aho bari batangira gufasha kubererekera ingabo za Congo zikahafata byoroshye cyangwa bakazifasha kuhafata ibyo nuko byatangiye ngo bigere rero umurenge ni ibintu byasobanutse neza bakora embargo niyo yambaye cyambere ni embargo cyangwa se blocus humanitaire reka nkubwire ko niho hambere mu murenge ku isi hakorewe kiya gikorwa intambara itangira hagati ya Ukraine n'Uburusiya muri 2022 n'uyu munsi hydrocarbure cyangwa se petrol y'Uburusiya iracanyura muri Ukraine abanya Ukraine baracyagendererana ariko hari ahantu niho hagaragara hari inyindi mpamvu France bita ngo iya derezo inavuwe hari ibindi byihishe bitavugwa ariko bigamije gutsemba bari abantu basembesha inzara kutavurwa kubahahamura none se wambwira ngo mu Minembwe ku Ndondo yaba Rurambo n'Indondo y'Ubuvira niki gihari kuko arabagira bakavuga bati iyi niyo Minembwe sinyifobeje ariko ni icyaro noneho drone tuzi ko zirasa ahantu zatekereje zatagitsinze none kurasa ikihumeka cyose kugeza naho abantu barasinka irwaye iri ku musozi icyo barakivuze harabavuga ngo ni ikinyoma muri propaganda none se nimba igihumeka cyose cyaswa injangwa nayo birahumeka nicyo kimenyetso kigaragaza injangwa si ikintu babaza ku buryo butangaje ariko ni injangwa yandi iyo rero hakozwe ngo ni icyande ni wa wundi ubushaka isi iracecetse kuva twabaho nibwo tubona ibingibi rero icyo navuga ni ingengabitekerezo kandi gani Burundi irahaba ntiyabuze kano karere kose kayobowe n'ababirigi kagiye ingengabitekerezo ngenda simburana mu gihugu kimwe kujya mu bindi ariko none umwaka ukomeye iyo habonetse abategetsi bashimangira bashaka ko byaba kandi bagahabwa inkoni y'ubushumba bivuze inkoni y'ubushumba nyine ni ubushobozi bwo gutegeka kabara kago gakomeye hanyuma rero kubera ko turimo kwihuta amasaha yego M23 yagize gutya kubera igitutu cya Amerika Trump abakuri Buvira ejo bundi barongera bava bigira inyuma za Sange barongera barahabakuye ejo twumvise ngo bavuye ku ijwi ndetse no mu bindi bice bya Rucu iyi diplomasi noneho M23 irimo kugenda basubiza kandi bice bavuyemo
birimo n'ubundi y'amoko agenda ahiga, kandi iyo bavuyemo nta zindi ngabo zije hagati, nta monike ije hagati wenda ngo icunge ba baturage n'ubundi bahigwa n'uruhande rwa leta. Ni iki wavuga kuri iyi diplomasi y'ubushyamirane yo gukambana akagenda asubira? wowe uranavuga ngo ako gace ngo karimo n'abaturage bahigwa, noneho n'abadahigwa bakoranye nabo, noneho barimo bahigwa. Icyo cumve neza, si ukuvuga ngo nabahigwaga kandi sinacyo cy'abahigwa exactement n'abakongomani bose. Inzego bagiye bashinga abazikoze ngo ngo barahigwa kwari, noneho bakava hamwe bimukira hanze, uwasigaye yarapfuye, uwahunze yahunze nyine abaye impunzi. Ni ukuvuga ngo nta kamaro bakimumariye kubera ko avuye n'aho yari ari. Byibuze n'abatarahigwagaho bari, simvuze ko bari stable ariko bari batuye, noneho nabo baye stable tibagituje, babifatanije nabo bari basanzwe. Si iyo politike twari twiteze kuko nabo ntibari bayiteze. None se tuvuge ngo bari bayiteze barwanya aricyo biteze? Tuvuge ngo politike ya Amerika, none se igihe barenga bafataga intwaro bashaka kwirenganura Amerika ntiyari ihari? Tuvuge se ko Amerika yabahize garanti? Jewe ntabwo mvuga Amerika, ndavuga ngo ni igihe cy'ubuhenebere kandi kitubayeho, ni igihe reka ndeke cy'ubuhenebere, ni igihe cy'ibyago bigiye kutubaho kandi bibi kuruta ibya mbere. Ntacyo wabimbazaho, twese tubirebesha amaso tugatinya, ntituzi n'ikizaba. Kandi n'ikitangaza gihari, iyaba M23 yari havuye biri kuvugana na Kinshasa, yego bavuga bati turi mu mishikirano, none nimuve hariya natwe ntituhaza, kandi ntituhaza ntawe dukoraho, bikaza bije mu mishikirano. Ariko biri kuvuga ngo ni Amerika, niba ari Amerika ibwira M23 ntibwire leta ya Tshisekedi, kandi none ariyo yica abantu. Nicyo kibazo mfite rero, nicyo gituma bitugoye kumva. Umuntu wese aragowe, nta gisubizo mfite. Ngaho ngira icyo ubwira abaturage bari mu misozi miremire. Reka mbabwire ko Imana yabaremye ifite ubutabazi bwa nyuma. Icyo navuga ko turebeye ku butabazi bw'abantu biragoye kubuvuga kuko imyaka ibaye myinshi, ariko kandi ntidusuzugura ibyakozwe n'abantu, kuko no kugera uyu munsi bageze uriya munsi nuko hari abantu babatabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi turabizi ko batabawe. Bo tukabasaba kwihangana no gusenga, tugasaba n'abandi n'ubundi bashobora kubatabara. Rwose amateka azabandika ko bakoze igikorwa cy'ingirakamaro cyo gutabara abari bagiye gushira. Nicyo nashaka kuvuga, kuko uyu munsi amahanga afite amateka mabi kuko atatabaye mu Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyahagurutse no muri ONU ku mugaragaro cyamagana ubwicanyi burimo kuba hari hakurya muri Congo. Niki wavuga kuri leta y'u Rwanda? Turayishima kandi burya u Rwanda ruzi ubusharire bw'ivangura, ruzi ubusharire bwa jenoside. U Rwanda ruzi aho abaturage bageze, perezida na guverinoma aho bakorana, bazi aho bavanye igihugu n'aho bakigejeje. Bose turabashimira kandi tukanabasaba gukomeza kurwana ku baturage, babavuganira, babatabara mu rwego rumwe cyangwa urundi. Nicyo nabasaba. Sematama ndetse na General Makenga barasa n'abahetse umugongo wabo imbaga nyamwinshi y'abaturage, kandi mu bibazo bisa n'ibigoranye. Biragoye cyane gusa naho wikorera ikibazo kingana kuriya cy'ubwoko bungana kuriya, kandi nabo ni abantu. N'iki wababwira? Ndabasaba ko bakwihangana kandi bagakomera ku muheto. Amateka ahindura umuntu kuba intwari, ni amateka ashaririye, ni ukutikunda, ni ukutireba nko kuriya bameze nyine, kandi ntibacike n'intege, ko n'ahandi henshi byagiye kuba kuriya. Reba intambara yabaye mu Rwanda kuva muri 1990, basubiye inyuma. Hari uturere bafataga bakaruturekura bonyine, hari n'utwo babasabaga ngo bari kure. Hari abafaransa bajya bavuga ngo nubwo akanyamasyo kagira intambwe ngufi, ngo ari kwihangana kagera iyo kajya. Biragoye kubyumva uyu munsi, biraremereye, bararwana n'abantu bafite imbaraga nyinshi n'ibihugu byinshi bikize bishaka kubapfundikiranya no kubazitsa,
ariko ukuri kuzatsinda. Nico nabasaba bihangane kandi bakomere kumwe. Base turabashimiye. Urakoze cyane kwihangana kuza umwanya utari muto. Imana ibaho umugisha. Namwe bamugisha. Ubutandi twongera kubasaba rwose uzadukingurira amarembo. Turahari nkuko twakinguye n'ubundi tuyakinguye. Urakoze cyane. Asante.